zeketribo. Yesu yazukanye perime yawe, Yesu yazukanye visa yawe, Yesu yavukanye bya, Yesu yazukanye umugabane w'ibyawe. Ngo Yesu ngo ako kanya ngo arazuka. Maria Magadalena na Maria wundi abwira ngo bwira bigisha bahurire i Yerusalemu. Ayo byesezeranyijwe bigomba gusohorezwa. Hari amasezerano yawe agiye gusohorezwa. Amasezerano yawe byo bavuganye n'Imana, byo wasabye Imana, abantu batareba, abantu batumva, Imana igiye kubisohoza. Wayisabye kugutabara, wayisabye kukumara umubabaro, wayisabye kugukura mu gasuzuguriro, wayisabye kugukura mu kazi kadafatika. Ayo Imana igiye kubisohoreza. Ndahandi ni imbere yayo agiye kubisohoreza. Ni mu nzu agiye kubisoreza, ni muri aya masengesho agiye kubisoreza. N'uyu mwanya live top y'Imana isoreje ibyaha. Ngo ako kanya Petero arahaguruka. Bari mu mutangi mu gitondo. Marayika aramubwira ngo haguruka, iminyururu iracika. Hari bigerageza Imana iciye ku buzima bwawe. Hari ingwara Imana iciye ku buzima bwawe. Amarira y'agahinda Imana yaciye ku buzima bwawe. Agahinda ka buri munsi, amarira ya buri joro, ukirirwa na ikibazo mu mutima wawe, Yesu abiciye ku buzima bwawe. Piaso enati egofa ebali enenda idofa. Ngo iminyururu ari mu bose iramurekura. Hari abadayimoni bari barakwifunganye barakurekuye. Hari ingwara yari yarakwifunganye irakurekuye. Hari kanseri yakwifunganye irakurekuye. Hari umuvuduko wakwifunganye urakurekuye. Hari indambara zakwifunganye zirakurekuye. Hari imbaraga z'amaraso zo kutubaka z'icyangiro zirakurekuye. Yesu w'i Nazareti, hari karande y'iwanyu yari yarafashe ubuzima bwawe irakurekuye. Ngiwanyu ndi bashaka, wanyu ndi bubaka, wanyu ndi bakore ngo batere imbere, wanyu ndi basubizwa, wanyu ndi bubaka, wanyu basazira mu bakoro. Oya, Yesu aravuze ngo zirakurekuye. Arategeka uwo mwanya, izo minyururu iramurekura. Nirekura amaboko yawe, nirekura imitekerereze yawe, nirekura umugisha wawe, nibarekura ifoto yawe batwaye, nibarekura igicucucucu cyawe batwaye, nibarekure icyubahiro cyawe batwaye. Ngo birekure n'amaguru yawe, nibafungura amaguru yawe yinjire mu masezerano, nibafungura ibitekerezo byawe bitekereze ngo wageze mu cyubahiro mu izina rya Yesu. Ngo marayika aje imbere, Petero aramukurikira. Bagera ku rwugi rw'Ejoma, ngo rwari rwerekeje mu mujyi, ngo rumumugwa neza, ngo rurikingura. Hari ibintu byari byarafungiranye umugisha wawe, hari ibintu byari byaraborotswe, mwarakoresha uko bishoboka ngo byikingure, warazengunutse birananirana. Aka kanya hari marayika uvuganye nanje uri imbere yawe, ugiye kugufungurira umugisha wawe. Hari marayika uri mu rugendo rwawe, ugiye kugugeza aho ugomba kugera. Hari marayika uri mariage yawe, wemeye akisohora. Hari marayika wemeye kukuyobora akakugeza ibyawe bigomba kubera. Hari marayika wemeye kugusora muri uwo mubabara akakwinjiza mu mugisha. Hari marayika wemeye kugendana nawe akakurangiriza rura rubanza. Hari marayika wemeye kugendana nawe akirukana iyo nyatsi. Hari marayika wemeye kugendana nawe agakuraho uwo murozi. Hari marayika wemeye kugendana nawe agahesha agakiza abana bawe. Ngo ruyikingura. Guhera uyu mwanya konde zawe zongeye gufungurwa zija amafaranga. Guhera uyu mwanya mobile money yawe yongeye gukora, Airtel yawe yongeye gukora. Guhera uyu mwanya inzira z'akazi zongeye gufunguka. Guhera uyu mwanya ndimo ndahanura umugisha ugiye kukubaho. Nagira ngo wakire igitangaza cyawe, wakire urufunguzo rwawe, wakire icyubahiro cyawe, wakire umugabane wawe, wakire urubyaro rwawe, wakire mariage yawe, wakire agaciro mu muryango wawe, wakire agakiza mu rugo rwawe, wakire kwera kw'Imana ku buzima bwawe. Ngo ako kanya
irikingura. Mumaso erafo era hari byari bikinze ngo bivaho birakinguka atambukira ahantu hazima. Hari ibintu byari byarapfutse amaso ye ngako kanya bivaho amaso arongera arareba. Hari ibintu byari byarapfutse imbone zawe, hari ibintu byari byarafunze amarembo yawe, hari ibintu byari byarafunze inzira zawe. Hari marayika ugiye kuza bikuraho, agiye kuza kingura umugisha wa kugira ngo winjire mu by'agaciro kawe. Tubanje gusuhuza abantu bose badukurikiye aho muherereye, haba ari ku mugabane wa Afrika, ari ku mugabane w'Uburayi, haba mu Rwanda, mu bihugu duhanye imbere. Nawe udahwema kudukurikirana wibutse gukanda subscribe, ugakanda n'akazogera ahantu uherereye. Imana iguhereza umugisha. Ndagira ngo ngusengere Imana. Uyu munsi ni umunsi wo ku cyumweru, ni umunsi wa Pasika, ni umunsi w'izuka rya Yesu. Ndagira ngo Yesu Kristo azukire mu buzima bwawe, azukire mu bugingo bwawe, abashe guhembura ubuzima bwawe uko ubyifuza mu izina rya Yesu n'ubugingo. Mana, mu izina rya Yesu, uri Imana ifite imbaraga nyinshi, uri Imana iriho, uri Imana yapfuye irazuka, kandi uri Imana yabashije gukuraho ibitari byo gukurwaho, ibyari bimeze ng'ibyari byaremejwe bitagomba kurengaho. Ariko wowe ugarutse uca ku musaraba urabambwa, uravuga ngo yemwe abarushe n'abaremerewe muze munzange ndabaruhura. Mwenda warukingirije ahera ukurwaho, bisobanura ngo buri wese yigerereyo. Niyo mpamvu natwe duhawe uburenganzira bwo kukuvugira, niyo mpamvu natwe twicaye imbere yawe tugushima kubw'imirimo n'ibitangaza wakoze, kuko ntabwo twaraba bo kugirirwa neza nawe, ariko kubw'imbabazi n'ubuntu bwawe wemera kwitanga. Turagushimye Umwami w'Iteka kwa dutandukanyije n'isi na Satani, bwiza bwabo kabana natwe. Urakoze mu izina rya Yesu, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana riri mu Byakozwe n'Intumwa 12. Haravuga ngo, turahera ku murongo wa 6, turavuga ngo Herode araye ari mu musohoro iryo joro. Petero yari asinziriye hagati y'abasirikari babiri yaboheshejwe iminyururu ibiri. Abarinzi nabo bari ku rugi barinda inzu imbohe. Nuko marayika umwami Imana ahagararaho mu muco waka mu nzu. Marayika akomanga Petero mu mbavu, aramukangura ati, byuka n'ingoga. Iminyururu imuva ku maboko iragwa. Marayika aramubwira ati, kenyera ukwete ingweto zawe. Abigenze co arongera aramubwira ati, wifubike n'umwitero wawe ungurikire. Arasohoka aramukurikira, ariko ntiyamenya yuko ibyo marayika akoze ko ari by'ukuri, ahubwo agira ngo abirose mu nzozi. Banyuze ku barinzi ba mbere no ku ba kabiri, bagera ku rembo rikingishijwe urugi rw'icuma rijya mu mujyi, rurabakingurira ubwarwo. Barasohoka banyura inzira imwe. Uwo mwanya marayika musigaho. Imana ihabwa icubahiro. Ndagira ngo ngwifurize Pasika nziza, wowe udahwema kudukurikira, wowe wibutse kudushigikira. Ndagira ngo Imana ivukire, umwana w'intama w'Imana avukire mu buzima bwawe. Umwana w'intama w'Imana avukire mu byawe byapfuye byongere bibeho. Umwana w'intama w'Imana avukire mu byawe byari bibuze umwuka n'ubugingo n'ubwenge byongere bigira ibitekerezo bizima. Umwana w'intama w'Imana kuri uyu munsi wa Pasika abashe gufungura inzira zawe zari zaranze. Ndagusabira umugisha n'ihumure, ndagusabira ubutabazi ku Mana kugira ngo Imana yongere kugarureho iby'agaciro ku buzima bwawe. Azuka agarura umugabane n'ihame ryo gushima Imana. Umwami Imana gukureho iminyururu yariboshe ubuzima bwawe. Umwami Imana afungura akanwa kawe, azuke yongera guha ijambo mu byari byarakwambuye ijambo. Umwami Imana yongere kuri uyu munsi wa Pasika, yongere azukire mu bikorwa byawe, muri business yawe, mu mashuri yawe. Umwami Imana
azukire muri iyo ndwara yari yarananiranye gukira, yongere ikire mu buzima bwa. Ndategeka ndi Prophet magaze mu kirere cy'Imana, ndategeka mu izina rya Yesu wabambwe akabambwa wapfuye akazuka, tukaba tumushima kuba ari muzima, abashe kuzukira ahari ikibazo cyawe nacyo kibona ubuzima mu izina rya Yesu, abashe kuzukira ibyawe bizarengeye zongere bibonerwe irengero. Ndimo ndagusabira ubutabazi mu Mwami Imana azukire mu rugo rwawe wabonaga rugiye gusenyuka, rwahoragamo intambara, rwari rubuzemo ibyiringiro, rwongere rugaragaremo ibyiringiro. Ndasaba Umwami Imana ngo azukane akazi kawe, azukane yirukana ubwo bumuga bwari buri ku maguru yawe, bwari buri mu mugongo wawe. Umwami Imana azuke akura umurozi wari uri ku buzima bwawe. Bibiliya ivuze ijambo rikomeye, Bibiliya igaragaje umugabo bitaga Petero n'umwami bitaga Herode. Uyu Herode Bibiliya ijambo ry'Imana rigaragaza yari umukuru w'Abayuda, arangije ngo aza gufata Petero na Yakobo abashyira mu nzu y'imbohe. Amaze kubashyira mu nzu y'imbohe ngo hari mu minsi mikuru ya Pasika igiye gushika, arabafata arabafunga kugira ngo anezeze Abayuda. Bibiliya ijambo ry'Imana rigaragara ngo amaze kubafunga ngo kugira ngo yereke Abayuda cy'ibyo ari gukora yabishize mu ruhame, aza gufata Yakobo aza kumwicisha ingota amukerese igihanga arapfa. Biraba ngo Abayuda baranezerwa ngo ku munsi Pasika yari yenda kugeraho ngo bashaka kwiyongeza Petero, ngo buri buca Pasika isohora arababwira ngo mwitonde umunsi w'ejo wa Pasika ndibuze kubikira Petero kugira ngo ibizahungabanyaga ku buzima bwanyu bize kubaho. Ndayindi mpamvu Herode yafashe Yakobo akamwica nuko Yakobo yaraje avuga Imana, yirukana ibigirwamana, bandi batabyumva abandi batabyemera, ariko ahagarara mu muhamagaro we. Ndagira ngo ngubwire ngo hari abafite imbaraga z'umwijima barimo kuzikoresha, barimo kuzisengeramo kugira ngo zirusheho kubaguka, zirusheho kubumva, barimo kubikoresha neza, ariko ngo ako kanya abasenga Imana barushaho gusenga imbaraga z'umuco zirukana imbaraga z'umwijima. Herode yarahagaze mu mwijima n'Abayuda, ariko Petero na Yakobo bari bahagaze mu muco. Niyo mpamvu batabashaga kubumva, batabashaga kubemera, batabashaga kubacira bugufi, kuko imbaraga ziri muri Yakobo, ziri muri Petero zitandukanye n'iziri muri Herode n'Abayuda ayoboye. Ariko ngo ineza y'Imana ngo iza gusohora kuri Petero. Reka nkubwire, nubwo hari ibizapfuye mu gihe cyashize, nubwo hari ibyo batwaye kugira ngo abanze bawishime, nubwo hari ibyo bakoze kugira ngo bakubabaze, nubwo hari ibyo bakoze kugira ngo banezeze ab'isi na Satani, hari Imana yazukiye ku buzima bwawe itabasha kwemera ko babasha gutwara Petero wawe. Narizi ko hari abari bifuza kwiyongeza ibyo ufite, hari abari bifuza kwiyongeza umugisha wawe, hari abari bifuza kwiyongeza urubyaro rwawe, hari abari bifuza kwiyongeza kubona wapfuye uri mu mva, uri mu sanduku, ariko nagira ngo mbwire ngo ntabwo Imana yemeye ko abansi bayo bakwishima hejuru. Bibiliya ijambo ry'Imana rigaragaje ngo iryo joro ngo afata Petero, ngo marayika araza mu ijoro ngo arangije akomanga Petero mu mbavu, aramubwira ngo yewe Petero kanguka, ndabizi ko wari usinzire, wari umaze kwakira ikigeragezo muri wowe, wari umaze kwiyumvisha cy'ikibazo aricyo kizaguhitana, wari umaze kwiyumvisha ko nta kizindi cyahindura cyabasha kukurwana ngo bishoboke, kuko wari waragerageje amajepfo amajyaruguru byose biranga, wari warivuje iburyo n'ibumoso birananirana, wari warazengurutse mu baganga b'ibyatsi b'ikizungu byose biranga. Ariko nagira ngo mpanurire ubuzima bwawe, hari marayika woherejwe muri ibyo bitaro urimo, hari marayika woherejwe muri icyo kigeragezo urimo, hari marayika woherejwe muri urwo rubanza urimo, hari marayika woherejwe muri icyo cyangira ufite, hari marayika woherejwe muri uwo muryango wari usuzuguritse, hari marayika woherejwe muri ako kagari utumvikanagamo, hari marayika woherejwe muri ubwo buhinzi bwawe, hari marayika woherejwe muri uko korora kwawe. Wa marayika araza akomanga Petero
Petero yararinzwe hagati n'abasirikare 16 kugira ngo ataza gucika gereza, kugira ngo ataza gutambuka, kugira ngo babashe kumurinda atabasha gusohoka gereza. Ariko icyo batazi ico abarinzi nabo babasha kuyoborwa n'Imana, ngo marayika abatera ibitotsi byo kudakanguka. Imana itera bagucikije ibitotsi byo kudakanguka. Rore bastifo, Imana iteza abanzi bawe ibitotsi byo kudakanguka. Ngo marayika araza ngo abateza ibitotsi, ngo barasinzira. Ngakomanga Petero bagirana ikiganiro. Abahanga bavuga ko bagiranye ikiganiro, baraganira, ariko agira ngo ari kubirota mu nzozi kandi barimo kubivugana. Aramubwira ngo kanguka, barinze arabasinziriza. Yesu agiye gusinziriza abo barozi bagukikije. Yesu agiye gusinziriza ubwo burwayi. Yesu agiye gusinziriza uwo mubabaro. Yesu agiye gusinziriza ibyo byaruje kugusenyera. Yesu agiye gusinziriza ibyari byaranze. Yesu asinziriza ubwo bukene. Yesu asinziriza uwo mubabaro. Ribonde hanura ubuzima bwa kuri uyu munsi wa Pasika. Yesu asinziriza ibyanze bituma mariage yawe idasora. Yesu asinziriza ibituma udakundwa n'abandi. Yesu asinziriza ibituma wirukanwa mu kazi. Yesu abyashe gusinziriza ibikurwanya amanywa n'ijoro kugira bimenyekane ko ari Imana. Ngo Yesu arabasinziriza. Yesu ngo iyo amaze kubasinziriza aramukangura. Yesu agukangure mu maso y'abari bakugose. Yesu agukangure muri iyo nzu y'imbohe. Yesu agukangure muri ibyo bitaro. Yesu agukangure muri iyo mva bagushizemo. Yesu agukangure, akangure iyo nda yawe utabyara yongera ibyara. Yesu akangure uwo mugongo wongera ube muzima. Yesu akangure ayo maguru yongera aba mazima. Yesu akangure konde yawe. Yesu akangure mobile money yawe. Yesu akangure ibyo byari bisinziriye n'izina rya Yesu. Yesu akangure iyo mitsi. Yesu yirukanemo diabete. Yesu arangije arakangura. Hari ingwara yari yarasinziriye mu buzima bwawe, itabasha kumva muganga, itabasha kumva ibinini, itabasha kumva urushinge. Yesu ayikangure, ayirukane mu buzima bwawe. Yesu ayikangure, ayikure mu mubiri wawe, bimenyekane ko ari Imana. Ngo Yesu ngo arangije akangura Petero, aramubwira ngo haguruka wambare ingweto zawe. Reba Steve, haguruka wambare ingweto zawe. Haguruka ufate umwitero wawe. Arawufata, aramubwira ngo haguruka ufate umwitero wawe. Arahaguruka arawufata, aramubwira ngo haguruka wambare n'ingweto zawe. Arambara, haguruka. Arahaguruka, amapingu aramurekura. Yarajamye aziritswe amaguru n'amaboko. Yarajamye. Beraseba wotere basonefa ebai de la story. Yaraziritswe amaguru n'amaboko, afunzwe. Nguko bafashe Yesu baramubamba. Birangije mugabo bitaga Yosefu, hari imva yari yaracukuwe ihenze cyane. Avuga ngo nimbasha gupfa ari abazamushingura. Avuga ngo iyi mva mfite amakuru ko Yesu atazamaramo gatatu. Arayitanga, ayiha Yesu. Ngo Yesu ngo bakimugeza muri iyi mva, kw'ijoro rya mbere aramanuka aja guhura na Satani. Bibiri ijambo ry'Imana avuga ngo ava mu ijuru, bigaragaza ko yari yambaye urufunguzo rw'ijuru. Ngo asanga yatwaye urufunguzo rw'abera rw'abasogokuruza, yatwaye ibituro by'abera, arimo arabakoreraho ibintu byo kubashinyagura. Yesu ngo arangije ngo aramufata. Abahanga bavuga ko yamuteye n'urushi rw'ubuginga. Imana igira umuntu igukubita urushi rw'ubuginga. Imana igira umuntu ikubita hasi amenye ko ari Imana wakoreye. Imana igira umuntu yitsa kugira ngo amenye ko ari Imana iri mu ruhande rwawe. Yagusuzuguranye nayo, agutukana nayo, akurogana nayo, agusebanya nayo. Imana igutabari aho bari. Reka ngubwire, ndusabira umwanzi wawe gupfa, umusabire kurama abone neza y'Imana. Umusabire kurama abone gukora kw'Imana ku buzima bwawe. Ngo akukanya ngo Imana iramanuka imukubita urushi rw'ubuginga. Ngo irangije ngo ifungura ibituro by'abera, ifungura ibituro by'Abrahamu basogokuruza. Satani yari
yarafungiranye, satani yarabihereranye, satani yarabitumije wiheba, satani ndagira ngo mbwira ngo nuba n'ibigeragezo byagurutse ku buzima bwawe, utangiye kubura imbaraga zo gusenga, utangiye kubura imbaraga zo guhamya, umenya ko satani yagufashe, unanize izo mbaraga, arangije arakomeza arahamya ngo ako kanya Yesu afungura ibituro by'abe, fungura Abrahamu ngo barazamukana. Ndagira ngo mubwire ngo imva z'abasogokuruza, imva ya Yesu iraranga. Yesu ni muzima, abe muzima ku buzima bwawe. Ho balasera kotalababoshe de mandalabo. Yesu ni muzima, binima forias, abe muzima ku buzima bwawe, ngo afungura ibituro by'abera. Yesu arazamurwa. Wibuke ko imva ya Yesu nayo yarindishijwe abasirikare, yarindishijwe abasirikare bakomeye, yaririndishijwe bavuga ngo nasohoka bamurase, ariko icyo batazi ico Yesu yasohotse, ngo Mariya Magadalena na Mariya wundi ngo bajyanye ibihumura utera kumva ya Yesu, bagezemo basangamo marayika umusore yicaye aho kwibuye, ngo arangije arababwira ngo ndabizi ko muje gushaka Yesu wabambwe wishwe, ndagakiri mumva yamaze kuzuka. Ndagira ngo nguhereze iyi message yimbere umuntu muri kumwe, yimbere umuntu mwicaranye, imumbere kuri stati, imumbere kuri WhatsApp, imumbere kuri TikTok. Ndagira ngo umubwirire ijambo, umubwire ngo ntabwo gipfuye, Yesu ubwo yazutse azukanye n'ibyawe, ntabwo gikozwe n'isoni bwo Yesu yazutse azukanye umugisha wawe, ntabwo gikozwe n'isoni bwo Yesu azutse yishura amadeni yawe, ntabwo kimwaye bwo Yesu azutse akojeje isoni bari kuzigukoza, ubwo Yesu azutse azukanye umugabane wawe, ubwo Yesu azutse azukanye urubyaro rwawe, ubwo Yesu azutse azukanye inzu yawe, ubwo Yesu azutse azukanye icyubahiro cyawe, ubwo Yesu azutse azukanye gakondo yawe, ubwo Yesu azutse adapera tekora zemandarabo. Ngo Yesu arazutse. Yesu azukanye ibyawe. Imumbe Yesu azukanye umugisha wawe. Hari waguteye ubwoba arakubwira ngo ibyawe birarangiye, muhereze message mubwira ngo Yesu yazukanye umugisha wawe, Yesu yazukanye agaciro kawe, Yesu yazukanye umwambaro wawe, Yesu yazukanye arabi enefa zeketribo, Yesu yazukanye perime yawe, Yesu yazukanye visa yawe, Yesu yavukanye bya, Yesu yazukanye umugabane w'ibyawe. Ngo Yesu ngo ako kanya ngo arazuka. Mariya Magadalena na Mariya wundi abwira ngo bwira abigisha bahurire i Yerusalemu, ayo byesezeranyijwe bigomba gusohorezwa. Hari amasezerano yawe agiye gusohorezwa, amasezerano yawe byo bavuganye n'Imana, byo wasabye Imana, abantu batareba, abantu batumva, Imana igiye kubisohoza. Wayisabye kugutabara, wayisabye kukumara umubabaro, wayisabye kugukura mu gasuzuguriro, wayisabye kugukura mu kazi kadafatika, aho Imana igiye kubisohoreza ndahandi ni imbere yayo, agiye kubisohoreza ni mu nzu yayo, agiye kubisohoreza ni muri aya masengesho, agiye kubisohoreza n'uyu mwanya live top y'Imana isorejemo ibyawe. Ngo ako kanya Petero arahaguruka, bari mu mutangi mu gitondo, marayika aramubwira ngo haguruka, iminyururu iracika. Hari ibigerageza Imana iciye ku buzima bwawe, hari ingwara Imana iciye ku buzima bwawe, amarira y'agahinda Imana yaciye ku buzima bwawe, agahinda ka buri munsi, amarira ya buri joro, ukirirwa na ikibazo mu mutima wawe, Yesu abiciye ku buzima bwawe. Piaso enati egofa ebali enenda idofa, ngo iminyururu ari mu bose iramurekura. Hari abadayimoni bari barakwifunganye barakurekuye, hari ingwara yari yarakwifunganye irakurekuye, hari kanza yakwifunganye irakurekuye, hari umuvuduko wakwifunganye urakurekuye, hari indambara zakwifunganye zirakurekuye, hari imbaraga z'amarozi zo kutubaka z'icyangiro zirakurekuye. Yesu w'i Nazareti, hari karande y'iwanyu yari yarafashe ubuzima bwawe irakurekuye. Iwanyu ndi bashaka, iwanyu ndi bubaka, iwanyu ndi bakora ngo batere imbere, iwanyu ndi basubizwa, iwanyu ndi bubaka, iwanyu basazira mu bakora. Oya, Yesu aravuze ngo zira
gutegeka uwo mwanya izo minyururu iramurekura. Nirekura amaboko yawe, nirekura imitekerereze yawe, nirekura umugisha wawe, nibarekura ifoto yawe batwaye, nibarekura igicucucucu cyawe batwaye, nibarekure icyubahiro cyawe batwaye, ngo birekure n'amaguru yawe, nibafungure amaguru yawe yinjire mu masezerano, nibafungure ibitekerezo byawe bitekereze ngo wageze mu cyubahiro mu izina rya Yesu. Ngo marayika aje imbere, Petero aramukurikira, bagera ku rwugi rw'injoma, ngo rwari rwerekeje mu mujyi, ngo rumumugwa neza, ngo rurikingura. Hari ibintu byari byarafungiranye umugisha wawe, hari ibintu byari byaraborotswe mwarakoresha uko bishoboka ngo byikingure, warazengunutse birananirana. Aka kanya hari marayika uvuganye nanje uri imbere yawe, ugiye kugufungurira umugisha wawe. Hari marayika uri mu rugendo rwawe ugiye kugugeza ugomba kugera. Hari marayika uri mariage yawe wemeye akisohora. Hari marayika wemeye kukuyobora akakugeza ibyawe bigomba kubera. Hari marayika wemeye kugusora muri uwo mubabara akakwinjiza mu mugisha. Hari marayika wemeye kugendana nawe akakurangiriza rubanza. Hari marayika wemeye kugendana nawe akirukana iyo nyatsi. Hari marayika wemeye kugendana nawe agakuraho uwo murozi. Hari marayika wemeye kugendana nawe agahesha agakiza abana bawe. Ngo ruyikingura. Guhera uyu mwanya konde zawe zongeye gufungurwa zije amafaranga. Guhera uyu mwanya mobile money yawe yongeye gukora, Airtel yawe yongeye gukora. Guhera uyu mwanya inzira z'akazi zongeye gufunguka. Guhera uyu mwanya ndimo ndahanura umugisha ugiye kukubaho. Nagira ngo wakire igitangaza cyawe, wakire urufunguzo rwawe, wakire icyubahiro cyawe, wakire umugabane wawe, wakire urubyaro rwawe, wakire mariage yawe, wakire agaciro mu muryango wawe, wakire agakiza mu rugo rwawe, wakire kwera kw'Imana ku buzima bwawe. Ngo ako kanya birikingura. Rebaso erafo era hari byari bikinze ngo bivaho birakinguka atambukira ahantu hazima. Hari ibintu byari byarapfutse amaso ye ngako kanya bivaho amaso arongera arareba. Hari ibintu byari byarapfutse imbone zawe, hari ibintu byari byarafunze amarembo yawe, hari ibintu byari byarafunze inzira zawe. Hari marayika ugiye kuza bikuraho, agiye kuza kingura umugisha wawe kugira ngo winjire mu by'agaciro kawe. Ngo abakuru bitorero barimo basengera Petero Imana bambera umugisha. Hari abantu badacogora kuririra umurimo, hari abantu badacogora gusengera itorero, hari abantu badacogora gusabira abantu b'Imana. Ngo arasenga barasenga. Ngo hari umukozi wabaga muri uwo mu rugo bitaga Rudiya. Ngo Petero ngakomanze, ngo umukozi nawe arerekwa aravuga ngo mutuze. Petero arimo arakomanga, abarimo bamusengera barikanga, baravuga ngo uyu muja amenye gute kari Petero. Bamwe barikanga, ndabizi ko hari Imana igiye kugutabara. N'abaterekwa bakerekwa, abagusabira umuvumo bakagusabira umugisha, abakwangaga bakagukunda ku mbaraga, abari bagutaye bakakugarukira. Ndabizi ko hari umugisha w'Imana, hari inyenyeri Imana igaruye ku buzima bwawe igiye kukuyoboraho. Abari barakuvuyeho, hari inyenyeri igarutse ku buzima bwawe igiye guhamagara amafaranga yawe. Hari inyenyeri igarutse ku buzima bwawe igiye guhamagara mariage yawe. Hari inyenyeri Imana igaruye ku buzima bwawe. Hari ikintu Imana igikora n'abakwanze bakagaruka utabahamagaye. Hari ikintu Imana igikora uwaguharabitse kuri televiziyo, kuri radio agasubirayo nogozasiyo avuga ngo naramuharabitse mumbabarire. Ndabizi ko hari bikuvugana, ariko hari inyenyeri igarutse ku buzima bwawe igiye gutuma abakwanze bagaruka. Umugisha wawe bakereje bawurekure ku kinyenyeri y'ineza y'Imana igarutse ku buzima bwawe. Ndashima Imana rero kigukuye mu maboko ya Herode. Ndashima Imana kutagipfiriye mu rugo kwa Herode. Ndashima Imana kutakiguye mu marembo ya Herode. Ndashima Imana kutakiguye mu kazi ka Herode. Ndashima Imana kutakiguye mu rugo rwa Herode. Ndashima Imana, ndashima Imana. Haleluya, kutakiguye Herode ashaka kuki Imana itabaye ubuzima bwawe.
Imana ihabwe icubahiro kigukuye mu maboko ya Herode. Nibyo wari ujyamye mu marembo ya Herode, wari ujyamye mu rugo kwa Herode, wariraga mu maboko ya Herode. Imana yakurindiramo. Imana nabwo ngo nduki yapfiriyemo, Imana inagukuyeyo. Ndashima Imana kigusohoye aho Herode yiciye Yakobo atari wowe upfiriye, aho Herode yiciye abandi wowe ntabwo uzaharwa, aho abayuda banezere ko abandi basebye wowe ntabwo Imana izemera ko bagusebya ngo bikunde. Imana iri mu rurembo rw'Isiyoni ije kugutabara. Hari marayika uje kugukura kwa Herode, hari marayika ukwinjije mu byaha, hari marayika uhinduye amateka. Ndagira ngo ngusengere, ndagira ngo ngusengere, ndagira ngo ngusengere. Wavuze ngo amen. Kuko Imana ihinduye amateka y'ubuzima bwawe, Imana ije kugutabara, Imana iri mu ruhande rwawe. Ndagira ngo uce bugufi gusengera ko Imana itabaye ihinduye amateka. Ndashima Imana n'umwana w'indama w'Imana uhoraho Yesu Kristo. Kubw'uyu munsi ndasengeye umuntu ngurikiye, nzenganye nawe kumukwiye kwa Herode. Ndamusenge kumaza umubabaro we, ndasenze kumaza agahinda kamaraya amanywa n'ijoro adashira. Ndashimye kuzukanye n'ibye mwana w'indama w'Imana. Ndashimye kumukwiye ku gisasiro y'amazi yagwaye, ukijije indwara zari zarahanze, umaze umubabaro ko bari bababaye. Ndagushimye kushize hejuru gukomera kwabera mu izina rya Yesu. Amen.